tuguhaye ikaze wowe ukurikirana ibiganiro bya Nutrimed Plus muri kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ku kiribwa cyangwa se ikimera cya tangawizi. Tangawizi cyangwa ginger ni ikimera benshi tuzi ndetse tunakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko buriya tangawizi ifite akamaro kenshi gatangaje ukwiriye kumenya uyu munsi kugira ngo nujya uyikoresha ujye uyikoresha uzikiri bugufashe, cyangwa se niba utajya uyikoresha utangire nonaho uyikoreshe kugira ngo nawe ubone aka kamaro kenshi gatangaje gatangwa na tangawizi. Niba ariko utarakanda subscribe yikande kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi, ubashe kwiyungura wunguke ubumenyi ku bigendanye n'imirire, kuboneza imirire no kubaho neza muri rusange. Tangawizi cyangwa se ginger ni ikimera cyane gifatwa mu bwoko bw'umuzi cyangwa se ni imizi y'ikimera, akenshi yakoreshejwe mu binyejana byinshi bitambutse kandi ikagenda ikoreshwa mu bihugu bitandukanye nk'umuti, nk'ikiribwa, nka spice, nk'ikintu kiryoshya ibiribwa, ariko kandi ikaba ifite akamaro gatangaje. Ikintu cya mbere ginger ikora ni uko tangawizi ifasha cyane mu kubyimbura, ibyo twita anti-inflammatory effect. Ikindi ikagiramo ama antioxidants ni ubwoko bw'intungamubiri cyangwa se bw'intungamubiri zifasha mu gukura imyanda mu mubiri. Harimo cyane cyane antioxidant yitwa gingerol ifasha cyane mu kubyimbura. Ubundi hari indwara nyinshi ziba mu mubiri zigendana no kubyimbirwa cyangwa se kugira inflammation mu mubiri. Rero ginger ubushakashatsi bwerekanye yuko ishobora gufasha cyane mu kubyimbura. Iyi gingerol rero iba muri tangawizi ifasha cyane mu kubyimbura, bityo mu kubyimbura bikaba bifite ahantu bihurira, isano rya bugufi n'indwara z'umutima zitandukanye, amakanseri atandukanye ndetse n'indwara ya diyabete. Rero ni byiza yuko utangira gukoresha tangawizi mu biribwa byawe kugira ngo bishobore kugufasha mu kukurinda izo ndwara tuvuze, bitewe nuko ginger n'iyi antioxidant ibamo bishobora kugufasha mu kubyimbura ahantu haba habyimbiwe mu mubiri, ari byo bihurirana no kuba wagira izi ndwara tuvuze hejuru. Ikintu cya kabiri ginger ifasha nuko ginger ifasha mu kugabanya isesemi. Ubundi isesemi ikunda kuboneka cyane ku bantu bafite uburwayi butandukanye, ariko kandi no ku bagore batwite bari mu gihembwe cya mbere bashobora kwibasirwa cyane n'uburwayi bwo kugira isesemi cyangwa se n'ibimenyetso byo kugira isesemi, kuruka bya hato na hatoya, ndetse n'abantu bari kuri chemotherapy, ubuvuzi buhabwa abantu bafite uburwayi bw'amakanseri. Ginger iyo ikoreshejwe neza ku rugero rutoya ishobora gukoreshwa n'abo bantu, either ku muntu utwite ufite isesemi, umuntu uri kuri chemotherapy, umuntu ufite ubundi burwayi bumutera gushaka kuruka n'isesemi. Ushobora gukoresha tangawizi, ushobora kuyinywa mu gacyayi kawe ikagufasha. Ku bantu batwite ariko bagomba kwitondera kutanywa kantite nyinshi cyane, kuko iyo ibaye nyinshi cyane nabyo si byiza, ariko ka kandi gakeya gasanzwe ko mu cyayi, ko mu mazi wayikoresha, nta hamu itera umwana utwite. Ikindi ku bantu bafite ibyo bibazo bindi by'isesemi, nawe umwe ushobora kuyikoresha mu buryo busanzwe nkeya iringaniye, ikagufasha mu gutuma isesemi igabanuka. Ikintu cya gatatu ginger igufasha ni uko ginger ifasha mu igogora cyangwa se muri digestion. Ginger rero ifasha cyane uburyo ibiribwa bitambuka bica mu nzira y'urwungano ngogozi rwose, mu mara, mu gifu ndetse n'ahandi, bityo bigatuma umuntu ugira ibibazo byo kugira bloating, kubyimbirwa, kugira amagaze adashira, ndetse no kumva utamerewe neza mu mubiri, cyane cyane mu nzira y'igogora, ginger izabigufasha. Ni byiza ko ushobora kuyishyira mu biribwa byawe, ushobora kuyiteka mu mboga, ushobora kuyinywa mu cyayi, ushobora kuyishyira mu masosi
potaje kugira ngo ubonemo izo ntungamubiri zitandukanye zishobora kugufasha mu kurinda kugira ayo magaze, kumva umerewe nabi. Kandi ginger abenshi bavuga ngo iryana mu gifu, ariko iryana mu gifu iyo umuntu yakoresheje umurengera wayo cyangwa se yakoresheje isharira cyane ikakaye cyane. Ariko ginger iringaniye ishobora rwose no kugufasha mu burwayi bw'igifu, kuko ya property yayo yo kubyimbura ishobora no gufasha n'igifu gifite ibibazo byo kubyimbirwa cyangwa se ibyo twita gastritis. Ikintu cya kane ginger ishobora kugufasha nuko tangawize ishobora kugufasha mu gutuma ubwirinzi bw'umubiri wawe bukora neza. Muzumva kenshi bakubwira ngo ugiye kurwara inkorora cyangwa se ibicurane, mu cyayi kirimo tangawize cyangwa spice tea. Akenshi nuko ginger ifasha cyane mu kurinda gukura kw'amabakiteri cyangwa se k'utunyabuzima dutoya dushobora gutera indwara, ndetse ikaba ishobora no gufayitinga cyangwa se kurinda kwimilitipiriya kw'amavirusi atandukanye, harimo nk'ibitera ibicurane n'inkorora n'ibindi. Ni byiza rero ko mu bihe by'ubukonje cyangwa se niba ukunda kwibasirwa n'izi ndwara z'amagiripe, ibicurane, inkorora, ushobora kuyikoresha kuko ituma hatabaho gukura kw'amabakiteri atera izo ndwara. Mu gihe cy'ubukonje cyangwa se mu gihe cya winter ku bantu baba hanze, ni byiza gukoresha icyayi kirimo ginger cyangwa se n'ibindi biribwa birimo ginger kugira ngo igufashe mu gutuma utagira uburwayi butandukanye. Icya gatanu ginger izagufasha nuko igufasha mu kugabanya ububabare. Ubundi bitewe na ya gingerol ibamo ifasha cyane mu kubyimbura, ishobora ndetse no gufasha ku bantu bafite uburwayi butandukanye bugendanye no kubyimbirwa ndetse n'ububabare, nk'abantu bafite indwara zifata mu ngingo muri joints, ugasanga mu ngingo haragenda habyimbirwa, bityo guhina amavi bikamunanira, ugasanga guhina intoki biramugora ndetse biramubabaza. Iyo ukoresha ginger ubwo burwayi bushobora koroherwa, hakabaho kubyimbuka, ariko kandi hakabaho no kumva worohewe mu bubabare wagiraga bitewe n'ikoreshwa rya ginger. Ikintu cya gatandatu ugomba kumenya kuri tangawize nuko ifasha cyane mu kugabanya isukari yo mu maraso, ndetse ikaba ishobora no gufasha mu gutembera neza kw'amaraso. Ubushakashatsi bwerekanye yuko ishobora gutuma umusemburo bita insuline ifasha mu gutuma umubiri wumva isukari neza, ukora neza iyo umuntu akonsoma tangawize, ariko mu buryo buhoraho. Icya kabiri, ubushakashatsi bwerekana yuko ishobora gutuma umutima wacu ukora neza, kubera yuko ishobora gufasha mu kugabanya cholesterol cyangwa se bwa bwoko bw'ibinyamavuta cyangwa se bw'ibinure bibi bishobora gufunga imitsi, ari bwo bwoko bw'amacholesterol. Rero ginger ishobora kugufasha kuri diabete, mu gutuma umubiri wawe wumva wongera gusensinga insuline, igafasha no mu kukurinda uburwayi bw'umutima, cyane ko ginger inatuma amaraso atembera neza mu mubiri. Ikintu cya karindwi ginger igufasha nuko ishobora kugabanya menstrual pain, uburibwe buza cyane bugirwa n'abakobwa n'abagore mu gihe bari mu mihango, kubera ko ginger irimo ya anti-inflammatory effect, kwa kubyimbura. Ikindi igafasha no mu kugabanya ububabare nk'uko twabibonye, ikindi igatuma itembera ry'amaraso rigenda neza. Ibyo byose iyo bihuriranye bishobora kugufasha mu gutuma iyo ugira ububabare mu gihe uri mu mihango, ushobora kuyifata ikagufasha mu kugabanya ubwo bubabare, mu kugabanya cramps, kumva ibintu bigufata mu nda bigabanuka bitewe nuko ukoresha ginger irimo ibintu byinshi byiza bishobora kugufasha mu gihe nk'icyo ngicyo. Ikintu cya munani gitangaje tangawizi ishobora kugufasha nuko ishobora kugufasha mu mikorere myiza y'ubwonko, bitewe na kwa kundi ibyimbura bituma ubwonko budasaza cyane nk'uko byari bikwiye kubaho uko umuntu akura, bityo bikakurinda mu kugira indwara nk'indwara ifata ubwonko bita Alzheimer disease. Ikindi ikagufasha mu kutangirika k'ubwonko muri rusange. Ikintu cya cyenda ginger igufasha nuko igufasha muri weight loss, mu kugabanya ibiro, kubera ko ginger
ni kimwe mu bintu bishobora gufasha mu kwihutisha uburyo umubiri utwikamo ibinure cyangwa se metabolisme, uburyo umubiri ukora mu buzima bwa buri munsi. Ginger rero ishobora gufasha mu kugabanya ibiro, ariko nanone si byiza kuyiyahuza, si byiza gukoresha nyinshi kugira ngo utakaze ibiro. Tubibutse ko gutakaza ibiro ari ibintu bigendana n'ubundi n'uburyo urya buri munsi, ibyo unywa, uburyo witwara, uburyo ukora imyitozo ngororamubiri. Ariko ubushakashatsi bwerekanye yuko tangawize nayo ishobora kugufasha mu kugabanya ibiro. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma ni uko tangawize ishobora gufasha mu gutembera neza kw'amaraso. Ifasha mu gutembera neza kw'amaraso kandi igafasha mu gutuma imitsi isa nk'irelaxinze cyangwa se isa nk'iyoroshye, bityo amaraso agacamo mu buryo bworoshye, bigashobora kuba byakurinda kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Ikindi kandi bikaba byakurinda no kugira stroke, guturika kw'imitsi. Abenshi uzumva bavuga ngo iyo umuntu afite umuvuduko ukabije w'amaraso ntabwo anywa tangawize, ariko ntabwo ari byo. Ikibi ni ukunywa tangawize iri hejuru kandi ukayifatana n'imiti wandikiwe no kwa muganga. Icyo gihe kubera ko tangawize ishobora gutuma habaho kurelaxinga k'umutsi cyangwa se koroha k'umutsi ku buryo amaraso atemberamo mu buryo bwiza. Iyo rero wanyweye imiti hari igihe uba umeze nk'ufashe doze iri double cyangwa se ufashe nk'umuti inshuro 2. Ariyo mpamvu umuganga ashobora kukubwira ngo uzirinde tangawize, ikoreshwa rya tangawize riri hejuru mu gihe ufite umuvuduko, ariko ni ukubera ko iba ishobora gukora nk'uko imiti y'umuvuduko yakora. Rero ni byiza ko tubisobanukirwa, ariko nanone ku muntu ufata imiti ntabwo bivuze ngo ureke imiti ahubwo tukoreshe tangawize. Ahubwo mu gihe wumva ukeneye gukoresha tangawize, koresha gakeya kandi wumvira kure, kandi nanone bibaye byiza ntuyinywe mu gihe umaze kunywa imiti, ahubwo byibura usigemo amasaha menshi kugira ngo ubone kuba nawe wanywa tangawize. Iyo uyinyweye mu rugero idasharira cyane cyangwa se idakarata cyane, nawe ushobora kuyikoresha. Ibyo rero nibyo bintu 10 bitangaje tangawize ishobora kugufashamo. Uburyo bwo gukoresha bwiza bwa tangawize, ushobora kuyikoresha mu cyayi cyangwa se mu binyobwa, ariko ushobora no kuyiteka. Kandi habaho n'uburyo bw'ibinini cyangwa se bwa supplements. Hari aho ushobora kubona ibinini bya tangawize bishobora cyane gukoreshwa kuri ba bantu bafite isesemi cyangwa se kuri ba bantu bafite ibibazo byo kubabara muri periods, bashobora kubona ginger nk'ibinini. Ikindi habaho na ginger oil, amavuta akomoka kuri tangawize, nayo ashobora gukoreshwa. Tangira rero gukoresha tangawize uyu munsi, ariko uyikoreshe mu rugero. Iyo ukoresheje nyinshi ishobora guteza nk'ibibazo nko kubabara mu gifu. Ikindi ishobora guteza ibibazo cyane nko ku bantu bafite umuvuduko ukabije w'amaraso nk'uko twabibonye. Iyo ukoresheje nyinshi uba umeze nk'ukoresheje ubwoko bubiri bw'imiti. Ikindi si nziza kuyikoresha nyinshi kuko ishobora nanone gutuma wumva utamerewe neza mu mara cyangwa se ikagutera gaz. Rero ni byiza ko ikoreshwa mu rugero itari nyinshi cyane, ariko ibyiza ni ugukoresha tangawize nkeya, idasharira, idakarata cyane, utamira ukumva ahantu hose iciye iri kukubabaza, kuko nanone ishobora gutera izo side effect twabonye. Ariko ku mugore utwite we akarushaho gukoresha nke cyane kuruta abandi. Nibyo rero twari twabahitiyemo, ariko niba utarakanda subscribe yikande kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bivuga ku mirire, ibonezamirire ndetse no kwita ku buzima muri rusange. Mwari kumwe nanjye nutritionist mfite Yesuleya, naho ubutaha.